bakiriya bangiye mwongeye kwirirwa munde ku munsi mvuze ku nduru filime ngo zari zarabuze ye ubu zongeye zabonetse ye ibintu byose ni uburyohe tuvange induru n'impundu Karame ego ya okay the legendary assassin wamanikwa ku byapa wasebye umunyabigwi w'umwica cyangwa ibigwi by'umwicanyi the legendary assassin ni muyicikwe Wu-Jing yakajemo cyane uyu munsi ni uburyohe gusa ibyishimo byandenze ndumva nanavuze induru Karame na satani okay sinjya ndipfana Mr. Kagira inkuru na Soshamula legendary assassin itangira ni muyicikwe urabizi ko naca kuri yo nanze wanandakaje burya nakubwira legend ni ibigwi legendary ni kindi kintu abandi turi kwisi wendejo tuza numbaza icyari cyo nimunduke kandi umunsi gwa none byantoje cyane legendary assassin umutwe byo ntibyatuma dutindana uzacika uncinyo mu bishaka kano nkatuye VDJ masomo aho kakiruka kugereho cyane umusaza wihaye magagari uri kibamba by the way I love you niwo nkunda byihari reka mbikubwire atereka mbikubwire mukundwa abandi barambesha besha kano nkatuye na Deje na Berize kabagereho cyane aho mwizindiro na Rukundo na satani legendary assassin itangira nkatuye na Paso ku kinamba kamagereho cyane nkatuye na Pasi Kobe kamugereho cyane ibi byose ni uburyohe mana abategura kugira ngo filime ize kuryoha kikurushaho cyane 6-0 Sigiso ati ndamukunda baby nenkukunda genda gukunda Denko The beat machine. Pokemon ikunda abagabo okay ndebera nk'ibibiremwa yaturemeye mukundwa nkozi mu biganza bondo tuma 6 njempa bamwita 6-0 legendary assassin itangira ni muyicikwe akona bacha kureba kigicu filime nka SPR warayibonye na Ongo Baka warayibonye Skin Trade Night Comes For Us ntucikwe iyi ngiyi virus gusa kuri we ngufata nk'urukingo rwanjye ubundi ibintu wagukeneye World of Warrior yakajemo cyane Wu-Jing na Serena Jade wagukeneye twinshi banze mu mutima yaje muri aka ndahirinda yuko nawe ndi mwari nzatuza bityo rero Dave uyu mwari abakunzi ba Action umunsi gwa none mwicare hafi yanjye mbahe uburyohe gusa maze mujye muvuga muti giti ego numwe musantawe kwisive soyenda gukunda ati baby ndagukunda uri kwimanura bahiga uruta bose ibihumbi n'ibihumbi urutira abahumbagiza numwe musantawe kwisive baby want you want in the busy yego ndo wabigize nka ari joke aha twabaza Shmaston Santos sanje bundi mu gitanda urabizi niwe nibonamo mu bari bose mbona ari wowe karibu mu Rwanda welcome to Rwanda karibu mu Rwanda Lucky Fire dufite umwihariko aha nibyo legendary assassin itangira abakunzi ba Action ndagira ngo mwese manze mugwire murabizare umubare ntarengwa ntatangira filime utaragiramo umubare nugwira mumbwire singo ningo niwagasanga handi niwazisanga handi ati karibu mu Rwanda muze twakira abato n'abakuze kuko dufite aho abatera ituze ati visit Rwanda You can relax today and tomorrow, girl. Freedom. alaka Lucky Fire Rwanda. ati visit Rwanda Visit Rwanda. aha Visit Rwanda. ehe Turabazira. twe turahazi
uhazi Tinitinimba. niba uhazi Welcome, yeah, we know one name. ibyiza we kaze mu Rwanda byindi Kinimba niba uhazi naheza hisi wagasa naheza ha byose Gorilla, ntiwazisanga ahandi niho byose bihurira ibyiza. Visit Rwanda, karibu mu Rwanda rusure. Abakunzi ba filime z'amabandi kano karahari. This is yours. Bakise indiri y'amabandi, Den of Thieves. You're off the trigger at all times. Abakunzi ba Senkani Senti 3170, we're being held up. akarimo cyane 50 Cent Run dry. yakajemo cyane. Den of Thieves indobanure gusa z'abakinnyi bagahuriyemo alaka 50 n'abandi benshi cyane. Abagabo nka Gerard Butler yakajemo cyane. Up in the flesh. What's your tally? Yagukiniye 300 yaje muri aka. The bad guy. I'm gonna make you a deal. Give me the names of all the guys that got away. I'll get you a medic. Ain't no snitch. Yo. He's done, son. We got a problem. The Den of Thieves. Crime. Get to know your enemy. Aho polisi higa nayo ubwayo tekinike ari nk'iz'amabandi kano karahari. Federal Reserve bayipangiye kuyikokora. Whoever it is, they're addicted to Banki Anybody moves you shoot. ya banki nkuru y'insaza ibikira izindi Sooner or later, they'll need their fix. bayiteze umutego bayirangize. The Den of Thieves indiri y'amabandi. Federal Reserve. It's like Fort Knox. At any one time, there's anywhere between $500 and $800 billion in there. Every millimeter of it covered by cameras, sensors, and motion detectors. Stand across the street and stare at the building for 2 minutes. You have security on your ass. Aka karaje karahari. That's why Abakunzi ba filime nyarukira hafi y'umudigi. Umudigi wese ukwegereye urakamusangana. Utagasangana aba ari umudigi wa feke. Abapacha pacha. Naho umudigi uzi cyamuzinduye mu kazi mwene nk'iyi ntaga yibura Den of Thieves. I'm a member. Indiri y'amabandi. Only we have badges. Nanjye ndibandira ifite badge. Ntacyo wambesha rwa mwana we. Ntago zo muhanganye. Bakora akazi nawe ni nk'amabandi. You look like the types who arrest you. No one put that seat down. Aba ntago bagufunga iyo byarimbye barakwivugana ariko job ikemuke. Umutekano wa rubanda uri mu nshingano zabo. Alaka Gerard Butler yakajemo cyane 50 Cent. The Den of Thieves indiri y'amabandi noko. Abana mbazanira iki? Irira Gorillos. Utekereza ko watwaye Gorillos ugiye ku ishuri kagenza? Njye nkunda Gorillos ihumuramo inyama. Njye nkunda Gorillos ihumuramo foromaje. Njye nkunda Gorillos ihumuramo Gorilla style. Gorilla style. Ngaho rero sibwo abana bamenye ibanga Gorillos ifasha umwana kwirirwa na kuraje ku ishuri kuko Gorillos zikorwa mu byo kurya bifasha umwana gukura no gutekereza neza. Bariza Gorillos muri supermarket ikwegereye cyangwa uhamagare nimero ya telefoni ubona imbere kuri ekara yawe. Ushaka kwivura amavunane, umunaniro, stress, reka tubarangire muri Nyakabanda Sauna Steam and Massage Spa. Niho honyine hano mujyi wa Kigali uzasanga sauna na steam ifite serivisi utasanga handi. Tugufata neza ukaruhuka winywera icyayi, cyaba icy'amata cyangwa se mukaru, amazi, ubunyobwa, imbuto, ibi byose bikabarirwa mu bihumbi byawe bibiri watanze. Hari na massage ikorwa n'inzobere zikwitaho kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Aho kuruhukira haba hasukuye, wirebera imikino itandukanye yaba iyo mu Rwanda ndetse no hanze kuri flat screen. Sohokana n'umuryango wawe n'inshuti maze tukokereza inkoko ndetse n'ifi urataha wemeye. Wayisanga mu mujyi wa Kigali muri Nyakabanda ku cyapa cya tagisi aho bakunze kwita kuri kontineri. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0784269586. Nyakabanda Sauna Steam and Massage Spa, turabambere.
Shyaka Camille Decor and Gym Limited tubakorera decoration mu minsi mikuru, tubafitiye abatetsi kabuhariwe, dutegurira abageni gato, anniversaire ndetse n'indi minsi mikuru itandukanye. Dufite imodoka zitwara abageni, dufite sonorisation y'ubwenge utasanga ahandi, tubafatira amashusho y'iminsi mikuru yaba amafoto cyangwa video. Tubafitiye gym hahandi umuntu yinanura hehe n'amavunane. Ku bindi bisobanuro wadusanga i Masaka mu Biryogo ahateganye n'isoko rya Masaka, cyangwa ugahamagara ku murongo wa telefoni igendanwa ari wo 0785 26 5151 muri Shyaka Camille Decor and Gym Limited. Iwacu buri wese arisanga. Yewe ibanga ry'abamikazi b'imico twarivumbuye. Ubwiza bw'umugore nicyo cyubahiro cye. Lilian Smart Collection dukorera makeup cyangwa maquillage bafite iminsi mikuru, amakwe, anniversaire, bridal shower ndetse n'indi minsi mikuru yose itandukanye. Burya ngo nta muntu utaberwa. By'umwihariko rero ducuruza n'imyenda n'amasakoshi by'abakobwa n'abadamu, turabambika dukurikije uko uteye kandi ukaberwa. Burya ngo ubwiza bw'umugore nicyo cyubahiro cye. Ku bindi bisobanuro cyangwa serivisi wahabwa wadusanga mu iduka ryacu riri mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Chic. Wadusura kandi ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ku bindi bisobanuro byihariye ukaduhamagara ku murongo wa telefone 0783 Lilian Smart Collection, your beauty our pleasure. Dayari rwakataje mu kubagezaho amata meza ndetse uruganda Mukamira Dayari rwakataje mu kubagezaho amata meza ndetse n'ibiyakomokaho. Aha rwakuzaniye flavored milk ku biceri 300. Aya ni amata abana bakunda cyane. Nyabona ababyeyi nimwibagirwe ko yabapfunyikira bagiye ku ishuri. Uruganda rwakuzaniye long life milk, amata mari igihe kirekire ku biceri 250. Rukuzanira fromage zujuje ubuziranenge, ikivuguto cyujuje uburyohe, yawurute zitajya muri frigo n'ibindi. Ibicuruzwa bya Mukamira Dayari urabisanga mu supermarché no mu maduka yose yo mu Rwanda. Mukamira Dayari. Wow. Tayari kweli mbatangiriye filime. Ubonye nasa muri tayari mbakorere filime. Tayari. Oya. Ngaho umwami Imana abane namwe. Kanze mbakorere icyabazinduye. Ubundi mwivunika. My friend is bene data, reka mvuga amafaranga yanyu yanzinduye ari mu byazanye umunsi gwa none. Metropolitan Films abona bateguye cyane Magagari Kibamba umusaza wihaye ikigari. Eastern Light Films abona bateguye cyane bakise Legendary Assassin. Legend ni ibigwi, Legendary ni byo ko byagenze gutyo, Assassin ni umwicanyi. Ibindi mwisesengurire. Gorody Rebel Pictures, New Way, Star Pictures nabateguye cyane. Abakunzi ba Action umunsi gwa none muze hafi yanjye. Abadakunda ibirwana bidatikura mwegereye. Umunsi gwa none bigiye gutikura birwane, uyu ngo hazo budiridiri. Niyo mpamvu barimo guturagurika seasonal film corporation nabateguye cyane. Mbibutsa ko abakunzi bacu jya kuri www.agasobanuye.net filime vuba hangaha kujya muzisanga uzisobanuye. Sasa nyaza mu gutangira nimba muzi abantu bindwanya umugabo muramuzi. Na filime yagaragayemo ngo sari ikiwani bamwita Wu Jing amazina nyakuri. Tumuzi muri Rough Warriors, Twins Mission yaje muri akonirwanya my friends. Uzi umugabo wikubitiye Daniel muri Special ID yaje muri akanyirizina ndetse ngaha harimo kurya uyu tumuze nka Selena Jedi. Ntuza mucika muri Triple Threat azabayemo cyane rwose arindwanye mu zindi muri Triple Threat. Yaje muri akanwe nyirizina ndetse rwose hangara ahantu akaresitora ko mu karitsiye hari ibyo gura. Hano urya aratuje gusukuna ngaha ryarapakira kuzuza ndakabaza akayijyaza. Yagiye kurya do ukwarya ni karwana mwabantu mwe. Abazanga abagenzi byo kora hano bamuhaye igikapu. Haza umukecuru. Umwaka urashize ntabwo tubonana warabuze.
Musaranga yari yarabuze maze umwaka wose batabonana ariko mugeza akunda kurya. Apetira cyari ndahaze. Yewe rwose birahagishije pe. Rwose uri umena nka uri muzima. Muri biri ugahaga umva uri muzima muri iyi si. Nikoba yanganindwanye my friend. Ngiye mbonye umugabo nk'uyu nguyu ntago niheba. Menya ko byanga byakora amafaranga nyabace ngiye gutanga ntago ndi buyahombe. Atsikeka ko ibyo twakoze byose Imana izatugirira imbabazi. Ndati byaterwa nuko we nkabo bikora ubifata. Ntago nzi wakoze ibiki n'uyu mugore. Hako se utanye kujutekereza gutyo. Ntago nzi umugabo akora iki. Ati rwose imyaka yose nsigaye ngenda ngiye nimeze nkaho nigunze bintera irungu. Bintera kwitekerezaho nk'umuntu. Nkibaza byose anga ku isi nkora Imana izangirira imbabazi. Bakise ibigwi by'umwicanyi. N'ibigwi nyabaki. Rwose aya magi uba hano wageze ugakaranga n'inyanya n'itomati ni uburyohe gusa. Kare ntago ari aho nyine ari. Bajya kuryo yabo kwa kubiganiraho uko niryoshye uko yabigenje ukaranga. Ndetse umusore ahanga ameze nk'akazi akora atari akazi keza. Hahandi uvuga uti byanga byakunda akazi ngewe nkora nzicuza. Bwatinze yaje ku ruhande. Hano ari uwapfuye ahashyira igikapu. Cyati gaputangiye mu kuba yahabwa ya baga hawe yaje kwishyira ahangaha. Afite ahangaha yunamira yaje mwirimbi rya Gatuna. Karacyatangira abateguye ngabo abakinnyi ngabo amazina ngayo ibindi mwimenye nimundushye nimundushye nanjye hangamba ndushye dore mba nanyoye ibinci intege ntago meze neza. Serena Jedi yakajemo cyane yagukiniye twinshi yaje muri aka n'indwanyi kazi gusa zahuye n'indwanyi gabo meni bwatinze yateze ubwato agira aho ajya yaje kukirwa ku nkombo niho yerekeye. Afite ya baga yahawe tubonye iyi baga ayishyira hafi y'igituro agira uwo yibuka yunamira yerekeye kukirwa na karuga gato yakanzinya ngakari hakurya niko yajeho kakandi usanga abagatuye batarenga 100 mbese ni nka Nkombo district yaje kuri Nkombo district kwaba Nkongoro kwanza kano ngatuye Sami Santana aka Mirado Papa Bango kamugereho cyane nande go ntabwo ndimo kabeshyera undi mwana na warabizi ko atabyara urucyo mubeshyera ngo bwatinze yaje kuri kakarwa mababwe bantu mukunda filime zirwana iyo munsi urumva iyo munsi urumva iyo munsi yo nayibazaniye amafaranga mwashoye hazima nta watwizeye ngo tumutenguhe bwatinze akora dukwakaje kucyakirwa kuri cyakirwa hakono ku ruhande haraba hari buriya na hadaturwa muri iyi si keretse hatari amazi hatari umuriro hatari ibiryo kumbanga bahatuye hari ibyo barimo kuba bakora abatuye hakuno bari mu kazi kose ubundi mujye muvuga sirenge muzitondere wabonye akazi kose cyari cyo ni ibi ngibi barahanga bakora kananwa yego ko nyagasani yego ko shaba hakoze shaye iminota hakuno iricuma isaha inzuka isaha irangiye we hagikobwa we kumbaho bari muri rwego rungamo indani aho umukobwa ari n'agakobwa hari ugogerere hafi y'inzu twatangiye yicuza ibyo yakoze muri iyi si niba Imana izamugirira imbabazi. Sayo mugora mwijoro hafi saha nuza bwije urahanga banje ko kwata bikoresha banze y'ipompe amasaha yongera akabaraga yisanze amasegonda akora ntacyo mumarira yongera akabaraga ihata ibikoresho afite abarinzi badafite amafaranga y'uru mukire n'umugayiga n'ingagari n'ikibamba ni magagari ni nyiri byondo ni nyiri byose ni Mr Money kwarangaha dore amasaha ageze murayabona amasaha ageze za nkumi yakodesha zarasohotse ziragenda
yari yiguriye bwatekawe ndetse bubiri kugira ngo kamwe kirango umurinzi wa mbere, umurinzi hasi, undi murinzi hasi, abarinzi barabakoma, umurinzi hasi, abarinzi hasi. Hari uwaje abarinzi abakubita, bosi yivira Magagari, Kibamba yivirayo, Nyiribyondo yivirayo. Magagari ntangagari rwana ibondo sinzi yatewe. Hariyo tubanya konyagura abarinzi be abakocora. Tayari n'igikapu cye. Mwabagabo nguyu mugabo nindwanyi my friends. Hey! Kagabo nindwanyi. Kandi muri filime nyinshi zitandukanye tukazimo. SPR gatatu imuzimo. Tenizi mission War of Warrior. Kaguciniye nyinshi. Nindwanyi yitonze nahubuka na papa. Gace. Munzu ya nyiri Jonda aramukoma. Ngagari barayikoma. Ngagari niyumva ari uwo yizaniye ni Ngagari mu rugo rwayo bayishyira hasi ni Ngagari hasi gusa ntabwo igomba yirwaneho n'igihoro uko yakazanye yako n'igihoro arayitega icaho karika hakurya ibondo nagasuzugura kangaka hakuno ibamuciriye umwenda yamuciriye ikote kandi ryaramuhenze. Ngagari tesi cyo bita mu ntoki arayipompa kugutesha ko Ngagari ya hasi. Imirwanire nk'iyi ngiyi irimo n'inzika kuko mwene kurwana gutya nakeza kabyo yitonze yari Ngagari ayambura ibyayo ayiha ibindi byayo nanone arayipfunyikira. Yagihaye ingurane yiwe gicumu cyitwaje n'igihorohoro hasi. Hari impamvu umugabo yamugenza gutya akagukonyagura mu nzu yawe afite shaho burakari, afite umujinya. Mugabo tarabanza muvunnye ivi yitonze arurira manukira kuri mugenzi we umushinga amavi rimwe rwose arayivuna ashyira ku ruhande. Kagabo nirwanyi. Ntibyarangiriye aho amaze kumukonyora ijosi vana yakono cya kinazi yakoreshaga. Hakose abantu binjira ahangaha bafite ibintu barimo baranywa mwagiye mubacunga. Tayari yamuciye igihanga karacyatangira legendary assassin karacyatangira. Ibi ni ibigwi tugiye kureba by'umwicanyi. Guta umwicanyi akora ibigwi bwoko ki nibwatinze kumba ku ruhande. Tisi hakuno haruhari ni muserebende nizataye ziri mu kazi muri iyi minsi. Urabizi ibyisi ni muzenguruko bamaga kono mukire telefone nta muntu yitaba. Hane Ngagara hwiri barahamagaye wapi ndi madamu hamagaye ifite umugore bamuciye igihanga. Baciye umugabo we igihanga. Nko se mana umugabo wanjye ko telefone atayintaba. Twatangiye umugabo yicunde n'abandi bantu mu byibuke. Yicundebaga kandi mu rugo afite yo mapu aba yasize mu rugo. Maze kumuca igihanga arerekera. Bwagiye guca agenda no gusinzira bwamukereyeho. Niba munyakazi yishingiye umurimo twabonye umurimo akora imirimo yarabuze bayifunguriye company. Kumbani bwatinze naho ndebere polisi dore polisi yo ku Nkombo. Ari aka Nkombo polisi yo mu Bushinwa ariko hano dore Nkombo polisi Nkombo bavayo kumbanga abaturage. Hano hari ibicu byinshi cyane ahantu hose hagiye kuba havuga ikibazo cy'ikirere, imvura nyinshi ivanzemo n'umuyaga. Nago ubwato bwambuka munago mahanga we munsi nakugika mpembe. Abajyaga mwamukava ku Nkombo mu gika mpembe ntago bari bukunde. Ntabwo se bwata ko yaburimo baraza ku kimwanya ku bwacu bwagenda. Ubu bugiye kuza nawe ndi buri burenga nyuma ngo bugende muri hangana. Mwese murarahangaha muzagenda umunsi w'ejo. Nta kundi rwose muri hangana mushaka mwirwana n'itegeko ryatanzwe.
rubanda bumva nabi mwihangane rwose mushaka ko mujya kurara nta kundi sasa nizaga nta mukobwa yitwa tangiye arwana yageze ahangaha asanga nta bwato bugenda asubira inyuma ashake aho arara araka nkombo polisi araka polisi mani nkombo polisi na amagare mu Bushinwa niho hantu hambere haba abantu barondereza mwabantu mwe Abashinwa bararondereza my friend kuzacunganga he Kigali bose n'umunyu barawubara bagendesha ibirenge ahanga n'igihanga cye afite mu gikapu era kigendanye yikoreye igihanga cy'umuntu yamuciye umutwe awushyira muri baga yarawubunganye ntago musira hasi nta kibazo ubanza bawumutumye bawubetingiye ifaranga sasa wari uhunzikirwa yakigarutseho kubanga ku kirwa harabimennye afite ako n'igihanga aracyakibungana muri karitsiye yaragitemberanye nta muntu ahangaha azi ari muri Nkombo district nagace atembera ikirwa kumbanga baje ari benshi muri karitsiye imwe nanone kuri cyakirwa bose bambaye neza ni ba Smartness ntago wowe wumva ntago sibi niki iteka goro umuntu yirukankana umwatwe yirukankana icya dore mafene mukuru wa mawaya dore wabonye mu Bushinwa rero mwamura ahango ngewe mbonye amafaranga yanjye natemberera mu Bushinwa mujye mwibeshya gake mu Bushinwa buya nta Bushinwa nta Brazil na ahantu hakubiswe rwose uyu munsi nta kujya hanze mwana wanjye nta business ziri bukorwe ntabwo restaurant ziri bukora umunsi wa none botike zose zafunze hagiye kuza umuyaga karahabutaka ya nkubi iri serious typhoon bangaha nkura hangara ikirere nta kintu akora ngumyanga atembera ko agenda kumbe hakuno hari uhari hari wagiye guhananura injangwe ye mu giti disa abanyamahanga n'abana beza mwana wanjye mbwino mwana wanjye ni injangwe ye ni injangwe tumuzi nka Selina Jedi ni indwanye kazi umukobwa nk'abantu mwe baby mbwinanga baby mbwino hakuno korode vayo korode wanjye vayo korode vayo aranga umukobwa yarabanutse musore bitambika sarabangutse afite imirwanire afite imigenzereza ariyumva amucira ikota arishanyura arishwanyaguza kavuza induru data we mana we I'm sorry ndakwishyura uranyishyura abonye janga gucuruza mufitanga urushinge yenda n'udodo rurahari naronguhereza nibwatinze sasa abashinwa cyane inkubiswe shahaba shinwa cyane inkubiswe urebe yajanga aha wawe ubucira ishati ajya hangaha kuyidoda nawe urebe umuntu nk'uyu ngo yaraje ngo ni umuboss man ngo ni umunyaza w'umuboss dukorana uko mu mutubekera ibiki umuboss wabonye aradoda yitonze aradoda ikote rye sasa hano yaje ntahazi nibwo akihagera ugangaje aje mu nzu ye n'umupolisi kazi bonye hakurya ifoto y'akazi ibirahagije kuba umuntu nk'uyu nguyu ibandi umutima hangaho utangira gutera usimbagurika Nabize ngo nta mahoro y'umunyabyaha cyangwa kuvuga kivuga bimbwiye iki I don't mind bimbwiye iki ntushaka umupolisi urakureba bitwaye iki kiritonganya kobwa vayo nikimuzi nacizi nazwe ari cicanye cyadoze hakuno kote disi nakakobwa keza esanga ndavuga igikantonese ndati nta kibazo ni kintu cyangwa abanyasohoka ku kirwa nk'igishi mbese kuvuga igishi kimwe cya myezi micaro ni kirimi cyavuga ku nkombo abana banga bavuga igikantonese teruye cya gikapu cyo kirimo wa cya gihanga hiwe kiraremera igikapu cyawe ntiyamusubiza nyine ko nkina bowling ni umukino bakina n'agapira nose wajanga yo twaje umupira ya bowling muri vacation wanjye ndi bowling instructor ndigisha nderekera ese ahangana restaurant zifungura mu gihe nk'iki ngiki agiye kuza inkubi y'umuyaga karabutaka typhoon hari ka restaurant hepfo wajya kuryamo kwa Nkongoro ntacyo batetse kare hano hafi ariko nyine nako ni muri zazi nizanda gapfa ndagashahurwa zimwe baririmbye saba tugiyeyo rero arashonje ntararya kandi nijoro yarayakora akazi ate mu bacu umuntu igihanga nibwatinze baje kwa mutagatifu Nkongoro Saint Nkongoro ngo yaje gukizwa
nanga kiri nkongoji yabaye nkongoro the sayinti kubanga habaje kurya niho honyine muri uyu mujyi afite umuntu ukora business tojya upfa gufunga kumbanga habari hano haciye itangazo muri uyu mujyi hari abibye abandi kuri kino kirwa ndetse abibye polisi irimo kubashakisha ni abashinwa ukuntu bambaye bavuga ukuntu bateye n'ukuntu bagendaga aha nk'umupolisi kazi menya ko byangariwe ntari ikibazo aza gusatira bari hafi ataze muri karitsiye ubwangara umupolisi kazi abanza amenye neza amatangazo atanzwe kuri radiyo yemwe mufite ibyangombwa bakunza kwirira hakuno aho abonye ataze muri karitsiye ukeneye kunsaka ibyo mfite ibyangombwa bindanga nebo ndarya reka maze nirire reka maze njye avuga ngo icyongereza abandi bamwumve Excuse me, sir. Can I please see some identification? akira sore hakuno kiramuniga n'ibigabo birebire bisobanutse n'ibikaka sasa umwicanyi ibi ntakunda ko byivangamo sayinti acaho nkongora arigendera nkongora acaho ni umusayinti umutagatifu ntabwo yabyivangamo umutagatifu aza kubyivangamo aracomoka kubwa ngo baramuniga uyareba yitonze ni umwicanyi twatangiye acumuni gihanga abajemo nabone bose bamushyira hasi abajemo ntiboroshye baranashonje nama abandi arano ku kirwa kandi na gato cyane karwa ni gato cyane uburyo uri ahangaha wese bamuzi akivuna intoki yabona kirekire kigabo ikirekire ntabwo kizociteje ntabwo kizocishumurije nama abandi hakuno ntabwo bazobizaniye wujingi ntakina kobwa nawe kigabo izane ntabwo abizi umupolisikazi umupolisikazi ntabwo azaba yishyiriye fata hakuno yitonze urusenda kobwa umupolisikazi aje ngo abasake hari abibye muri kano gace kabo hari ahibwe niyo mpamvu ukaze kafite amenye abari aha bose naba nareba iryawo kigabo nuko kiresha kinini taye giti nicyumva uyitonze arasuzugura aguhata agasuzuguro afite ukuntu asuzugura kobwa ikigoryi hakuno cyahumye kurya gasuzuguro kiwe arabangutse aguhondagura umugenda toboyi turamuzi yikubitiye Mutebutsi muri orofori ya kabiri yakosoye Mutebutsi aracyakosora yankosore doniyeni minsi yashize bitari ibyo kubeshya hakuno sasa cyitonze nama abandi nicya kobwa porampora hari ukuntu cyitonze igikobwa kibigenza ikarya sasu yahari hano cyanya munini cyagiye hasi cya bugufa ritonda abanza yihata umunigo agihata ibiro bye aranakiniga arakipandaganikaho kunigira ikintu hakuno bana barasanasa ngo muri banini kumba hakuno ku ruhande gahari hano hari icyamuze nacyo karacyatangira amenyo yanjye we mbaye nka nyinya we ayo yako havuyemo amajigo ntago ari yose kobwa kiramusumba kumbu yacaniga umuntu yarabona ize yitonze ni umukoboyi kobwa hangaye imbavu kobwa uyu yitonze ntakina n'ibisambo hasi koboyi cyaramugwiriye kumba hangaye kindi cyarimo kurya kiramuniga cyitonze kiramuniga buriya gupfa ni mu mutwe cyambere uko itekerezaho mbere ko ugiye gupfa cyaramunize kiramuniga yifitiye imboga mu menyo kiramuniga mu gutwi nzogera arayihubanganya mu nzogera y'ugutwi arayihubanganya n'icyumba kiramusumba karipoma muzayige kigwa hasi bosi ashoje kurya we twabonye ukuntu umugeri ushabutse afite umugeri utyaye wagiye kwiteza we ni umunyagasuzuguro arwana yagusuzuguye arakawujingi umugenda aragutonda
aragutondagira aragutondagira amakaroni yanjye we amakaroni yanjye kandi nishyuye nari nishyuye mutagatifu koboyi hasi nazo yiteje aragusuzugura aguhata imigeri y'agasuzuguro bamvunnye imbavu ntabwo kizotiteza kiraparika nazo yiteje nta manyerwa amakaroni yose anshizemo kandi nari nayishyuye mutagatifu avuye gutabaza arakankongoro dese yindi arako mutagatifu umeze neza disi kamwitaye arakareba n'akana keza nta na gito mbaye nta na gito ubaye ese tukajya kuri polisi tugakora statement twandika ibibereye ahangaha hako se muzehe abantu bose barwanya bakwe no kujya gutabara bimvunira ikisi abantu barwanaga ko bareba bimvunira ikisi reka nje byaranjariranye hako amusaze kuko bona barwane pe urujye ukwe no kujya kubafasha ngo basobe hafi bimvunira ikisi bimvunira ikisi ubwo mva nanga bitanava kumva bimvunira ikisi muzehe ko bamujyanye ari muri bimvunira iki kumba ku ruhande hamwe twatanye mugeza ku mugabo mu Kigihanga hari abahaje bambaye amakoti magagari hakuno wa mu Kigihanga dore abarinzi bukuru bahambiriye uwamuciye igihanga yahambiriye abarinzi be bose kumba muri brigade baje gufunga amabandi yakujya kubahondaguye amwe bayana yasinzirije aza kuyafunga hanga polisi bwo kukirwa bari bowadi abana babakorera devoir mu kazi imiryango yabo basura hakuno kuri kazi ni usanga baniryamye banateka hano nakaruka kigenga kameze nkaho ko ubwako inshingano z'igihugu barimo indani zitabareba ngama data hadari nagwaha ibijumba bijyana mujye guteka ngiye munsi ntabwo ndi butahe uze kuzanga aho ndazi dore afande Emile byaranze muri Amerika yegiriye mu Bushinwa halo kubanga bashaka kora statement bandike irunganya hanga babonye baramushimira Mr. Bo bamwise Bo ni indwanyi urakoze yemwe rwose kuri headquarters bagiye kuverifya rwose bano bantu twafashe ariko nzi ko 90% nabo bari bibye niyo mabandi yari yibye yemwe ko rwose uri umuhanga imyaka 10 hanga ukoze akazi nta kintu ukora kitangaza uyu munsi ukoze bitangaza rwose ni Mr. Bo amfashije nazo nyita Bo nyita Mr. bivaneho ndetse rwose umusore nindwanye ko yahanganye n'abantu batatu bose akabakira hasi nindwanye ishoboye jengo koko ku Rwanda nabyumva afande ramushimiye na afande Mire nta rwose ubwo tuzaguha igihembo cyo kuba uri umuturage ahangaha mwiza witwa neza uyu munsi kubanga kumushima hari abadakunda inshimwe kuri bagenzi babo sasa hakuno wa mugabo baciye igihanga ari hehe umutwe wiwe ari hehe mutwe wake umeyenda wapi nataka muniambie umutwe wake bameutoa wapi hano bivugira indimi zivangavanze urushi nataka muniambie nani ametwara changa yake bameyibeba kumbanga habari hakuno mwana nje boss nje yango bisemita mpera maze guhwera mbona agenda afite igikapu cyazaga gite batanze raporo hano bose bamenya ko uwamwishe yamuciye igihanga twari igikapu yambaye agakote kumbe raporo kwa madamu wanyakwigendera ni umugore w'umukire afite amafaranga umugabo wose nabakire hari cyabaye kuri chairman ma batwaye umutwe we bamuciye igihanga dore ngo umugore arakira inkuru mushaka umutwe we dukeneye ngo dushyingure umurambo we wose wuzuye ntitumushyingure ibicece tumushyingure yuzuye bamushyingure yuzuye ntibazamushyingure mu bipasu muguma ahanga bakimumurinda abandi mujye gushaka mu nkurikije tujye gushakisha aho umutwe wa chairman uherereye mwesanga tugende ntabwo twashyingura chairman mu bice tuzamushyingure yuzuye
bakeneye byose ngaho usanga afande wabo Chayimani bamukingure yuzuye bamushyingure mu bipasu ntazajye mu ijuru ngo usange agiye PS pari PS kuba muri station hano hari abadakunda ko abandi bashimwa yaje ahagata uyu barimo gushima ngo umuturage mwiza wakoze ibitangaza none kuri ahanga ku kirwa watanga gukora biki ndanga muri vacation utuye hehe nibwo ngera ahangaha namoje rwose byose nabibashije ntarashaka agiye kuba yarara yajanga avuye Hong Kong hano ku kirwa we tari zamureke mugenzi rwose mureke bimwiyenzaho abantu batojwe nk'abasirikare n'abapolisi n'abafata amabandi n'ibyihebe bafata ibyihebe nk'iki erego uraho uri kurwana ngo ufite bwakungu ufunguze kurwana ntacyo bizakumarira cyangwa se ngo igitangazo uri injangwe ntago wapfa uzaramba imyaka hafi myinshi cyane uriho we uranyumva neza ibyo mvugiye ahangaha ntabwo byumva neza kuzanga tugushima ngo urindwanya cyo bimaze ntacyo ushoboye hakusura muhora icyo mutuka nta rwose umusore uranganje simwizeye kunarwana rwose imirwanire yayikoresha nabi abantu nk'abangaba usanga ari amabandi ubwabo baretoshe ngo arindwanye zirenze gusaba bahemukira rubanda rwose ukuntu ngiye mbona ko nameze ntagasanzwe yewe vuga harunazi we kumbanga babazana ko nibiryo ahanga no barara abapolisi sasu ya hari DC weye kuko yakishimiye twabonye acumuna igihanga muzangaha murye bamwakiriye ku meza hamwe n'abapolisi uyu ntago byishimiye buriya mwisi nahabura abanyamushiha biyenza ku muntu utabavuzeho kirivumbura do n'icyatariza so durangana cyo abatwaye yakoze akazi yafashije kumbe ni bwatinze hakuno kukirwa hari abatangiye gushakisha bahige igihanga cya Sebusha bisa ngo ni chairman ma bagenza ahantu hose bashaka hano akarwa ni gatoya kano karwa ugatembereye amasaha nk'abiri yonyine ko sukanje kwa gatembera bajya ahantu hose bashakisha inzu ku yindi bakoze umukwabo wo gusaka abaturage bose barabasaka usanga mafene byamurenze mukuru w'amawaya yagenze kandi shahu utaye nk'izi ngizi cyabakunda gusonza kiza kwiyenza nk'abasenze batembereye akarwa bashakisha mucanga dushakishe bagenda inkombo yose bagenze inkombo yose kwa badepazo ku nkombo kuba ku ruhande hakuno yawa yicaye bamwakiriye muri polisi n'ubundi uyu munsi nta afite kuba yajya hano aho bamugize ngo bagumye ahangaha mu gihe adafite naho kuba yajya hano harakamwiyenzaho nakiyemeza kariyumva we ko dore tararyazimye ariko re yewe kariyumva ni boga rero kuno kariyumva nakanyamafiyeri muriro kajya kubukiniraho muragakubita yaragatabaye agatera ishoti ngo hakurya hasi nuko atabara yaragatabaye bose bareba agakubita ishoti ryo bwibondo ubundi rukubigera uyu muntu ufashe umuntu ubundi amashanyarazi nagufata urumva umuntu bamuhonda ukayamukuraho yaragasakuye yaragasakuye mana we hano ku murega mata yitoze niwe kajya hasi aragatabaye agakiza amashanyarazi ubundi amashanyarazi iyo agufashe baraguhonda ntacyo hakuno kavuga ayeze gakuruka kariyumva
uyu mushenzi umva iki ni igitero, ni ambushi, ni igitero kuri polisi umakumushinja ibyaha. Mbamubarire mu muhane, uyu nahanwe nafunga nk'umugambanyi wese nk'umugome wese ahemukiye polisi. Kaburi kamukora nta kintu kamukora, kamusukaho icyayi. Shana akaza gasuzuguro, kamusutseho icyayi kariyeza, basi barwane kamufungisha ngo aragakubise. Arihangana, yarabyihanganiye. Shana agakosoye, aragakomye. Ntibwatinze yaje hakono koga, abanza yitunganye. Umunsi wose bagenda, ka gakobwa kaje akabanza kamutunganyiriza imyenda ye kari kaciye. Jacob yinindwanye arabangutse arashabutse, ariko shaho umukobwa yafite umugongo dukunse wabaye. Byanga byakunda uyu muntu akazakora, urumva akazakora ntago ari akazi keza, ni akazi kabawatsu bapasa nguni. Abo bose nabakoye baciye ibintu. Ubwanga mutunganyiriza ko imyenda amaze kwitunganya, azana agaswime. Hendukiye bamwitayeho, yatangiye yicuza atakaza inkora. Sinzi nimba Imana izangirira imbabazi. Banga yihanaguye akenda mo kwihanaguza. Karimo impumuro ya gikobwa, karimo impumuro ya gikobwa. Yambara neza, nirwanya inzara ashoboye akazi. N'ikote rye barikoreye ripeya. Umukobwa yagiye gusanga aradoda, ni umuhanga mu kudoda akoresheje intoki. Abashinwa mujye mubitondera mwa bantu mwe. Hey, baragiye ngo kumutayeri wiki anga afite igikapu cye, tuzi kiri indani mu gikapu, twe turakizi. Kumbanga mu kurya afite ukuntu ahangaha arya agiye kurya aratema. We ntago gusa arya bwaratemagura do, uyu gutemagura yatemaguye hakuno ishyamba abankangunda, aratemagura ararya. Bose bareba yarya, afite ukuntu arya bya wenyine. Nindwanye agiye kurya, ishyamba rikira hasi akaryegeka. Sasa agasorori baruriramo ngo bose hakuno bari bashyire mu dukombe, bariremo mu dukombe. Niko yaririye mu isorori arabacura, kandi ubundi abandi barira mu dukombe. We buretse hasi wo wayute nibingi nabyo ugiye kubimara hako se. Sasa siko fango yongdo ikambole hako ziko ni yuryo ugaragara nka uri umuntu waho uri umuhohotezi. Nanga ni yuryo umeze nka hohotera abantu, uri gihohotezi. Hako se yemwe mwana ko muri ahanga ko ngamaye byose ngarya karya ni ibyanjye ndafande nyina ngo ndi burye. Yemwe nyamo neka tubwire mu mpaka sateka ibindi biryo, mpaka si yagiye ni magi. Ni ikibazo bose anga arabakosoye. Nibwatinze yaje muri firigo, buriya urakarye cyane usuzu no gukora. Patanga bibiri nkanya inyanya amagi, afunga firigo. Bose anga afite umukozi batekera, umukozi yatashye. Bava byihuse vange mureti n'ama n'inyanya. Uteka arabyumva, ntago nzi nicyo atazi. Anga katagwa ko ruvavu inyama, abanza barwaneho icyo abakoreye si cya hafi. Aragiye bose arabacura, yaririye mu sorori ibirenganya. Byose anga akora ku murongo, kandi abikora tuje nahuzagurika. Niyo arwana yasuzuguye, arwana n'agasuzuguro. Kumbanga mu kagigi kakarwa kose barakajagase, bashakisha watwaye igihanga cya sebuja cyaciye amanima. Polisi hakuno yarabatekeye babanze barye. Hano hari igipinzi, hari upinga byose tabariyeho. Ibe aracira hawo ngibi nibiki ubutetse nk'ubutetse utetse ibiki. None se ntabwo biryoshye cyangwa uburyo burakurenza? Data biraryoshye afanda ryaho. Dore uburyohe nagereranywa mwabana mwe nari ngombe iryo nk'iyi ngiyi. Mbega indyo cyangwa ntabwo cyo kunibira nk'ibi ngibi, ntabwo cyo kuryohera. Nanjye biraryohera kihagararaho karyaho, karya insenda nyinshi cyane gapakira mu kanwa. Ese basi wacene nabyo bikwishe, basi waciriye wikwihagararaho. Kari insenda kihagararaho kajya kuzicira. Ko nakiyemeza kariyumva gusa hanga mu kanya umwana gahaye shoti shaho, agahaye ikibwa abantu bose bareba.
zasanga we ni umukinnyi w'ibihe byose akina mu bana agakina mu bakuru muri under 18 hose ajyayo yongeye nanga ararya ahantu hose we hose arayishimira mbese nk'uyu nguyu wamuha umuntu nka ndugu ufite abana nk'umunani yabakosora yabereka icyo bita inshinga ya tubiriraho tuburumange se usanga nk'abapolisi bari bamukunze baganira muri uturuka hehe iwacu nturuka mu mafamu nta muryango ngira barabyumva mugenzi n'imfubyi rero wa mwana we rwose ikintu kimwe rwose wanza rwose aho uturuka rimwe mutwara amafarashi muhora mwirukanga n'inka muziragiye n'intama ndatse ko tubayeho iwacu ndi umuragizi rero twasanga tumeze nkawe twese turi imfubyi ariko buriya iyo ufashe imfubyi ugateranyaho indi mfubyi imwe bibyara umuryango rero twasanga turi famiye ngaho uzi no guteka ntibwatinze yaje ahanga mugenzi afande yari yamukunze umusore umva yewe nshakira ahantu hamake hafite n'isuku hafi yari roge za make hafite rwose ahanga mbarangira umukiriya ntabwo bazi ko bakunze bishimiye twabonye ukuntu ari indwanyi kumva ahangaha kakiyemezi kateguriye anive cya cyuki cyabo kaseri na jedi bakise ngo ni hiwo ni izina kahiwo barakaririmbiye abapolisi bo hakuno akazi rwose ni akazi koroheje ntabwo bavunika ni ku kirwa vuga icyifuzo cye arazimya bari kuri Nkombo district Nkombo island bwatinze buriya muntu w'umukozi mugenzi mwise arashimisha uvuga ngo ndeka nje cyane gusa basenkore cyane yaje no koza ibyombo kuba yariye kintu yo cyangwa giki nakora ntarye atakoze hako se hagati aho wakoze rwose ko polisi mwafatanyije akijya kumusuhuza oya winsiga amazi banza ugire witunganye dukunda isuku nawe arivumbura hako se basi wagiye nka ntugora umuntu gusa nyine iyo urya usa neza kamuteye umutoma iyo cuter when you eat yarya basa neza cyane ntabwo se habuze gato cyagiye ngupfe ese ntabwo ufite ubwoba atari rwose nyine niba umupolisi burya byinshi muhura nabyo bikanganye ni inshingano zacu ntiyavuga byinshi nazo kuganira bigiye kure n'umusore kubwanga muri byo hasi icyo nicyo wambaye mu ijosi icyo do nambaye iryinyo ry'imbwebwe ukunda imbwebwe wolves cyangwa wolf imisega ndazubaha cyane buriya imisega niyo ikunda kurinda mu bibaya twe nk'abaragizi iyo dupfuye umusega niwo ujyana roho yawe mu ijuru none se kweri biza gutinya kujya mu kuzimu niyo mpamvu imisega uyiragiza areka rwose muri umunsi muzajya mu ijuru ndabizi neza uri umuntu mwiza ijuru uzaribona sinzi umuntu nk'uyu aciye mugenzi we igihanga ngo ijuru azaribona yikoreye igihanga cya mugenzi we mu gikapu urakoze yikorera tete icwanga ati ndabizi ko ufite marayika murinzi ukuba hafi kandi uzakujyana mu ijuru akakugezayo n'ubwa mbere ko boye inkwi bw'amagambo nk'aya ngaya meza aho yakuriye turahazi ariko se bashatse umunsi nkagutoza ukuntu wajya wirinda barakubeshya ubwo gihe kankwigisha yabonye ukuntu karwana nubwo nyazarindwanye gusa ntago imirwanire yako isobanutse yewe baza hakuno banza gatoze utwibanze aracyari ku kirwa ntarahava mbibutse nta bwato bujya mu nyanja imiyaga yandi biremereye yabuhitana agufashe gutyo umuntu kungo mwigaranzura uvuna igikumwe n'agahera ubumurangije ngaho nanjye binkore karamukira gita tayari nawe azutwibanze koboyi
yagiye avunagura kenshi abantu by'ibanze arabizi. Yaragateruye bahanganye barwana. Byatangiye kare bwa mbere amutabara ava mu giti. Bagumye ahangaha amutoza mpora amwereka utwibanze two kwirinda. Bahanganye naba nkurashe nanjye aha naba nkuvunnye bapange naba nkwishe yarakanize banzo hano kubigenza ko bwarumva arazigufata arasobanukiwe dore sasa umwiyemeza avayo we mushinguke urumva mushingukeho unagufunga ngiye bufuka mu polisi nagufunga nase wande kwiye kungana amabere ndekura kajya karamutukatuka se bavayo kajya kurara irara vanga byo gushaka ibyo gucumbika vanga kuri polisi genda bakira aha ari amagana umuturage turajyanga arahamagaye ngo bamufashe yabanga muri quartier bamuteje urusaku abaturanyi yareze yatanze ikirego kumbe muri quartier muri cyakirwa nyirizina yego rwose tuzabona nanjye nzakugurira ibya saa sita yego bye yemwe vayo hano nkwereke di dona kubonera ahantu ho gutukurara na ugiye mu mudugudu hakurya hariya maze amafaranga aramubwira amafaranga bari bumuce arerekera bamune twa rogi yararamo rogi nebyira ahita amashaka imva ashimye kuri we bamuhaye aderesi arerekera agende ashaka harara n'igikapu cye bibutsanga mu kagigi ku kirwa hari abari gushaka uri wowe usanga utarasa n'igikapu bazwi ko ari igihanga cya seruja baguye hakuno singa amaboko baguye kuri dunda naske amushenze usungu wajyaga he yendere kumbanga dore polisi haraka nkombo polisi bari mu kazi na nive ya hiwo n'umukobwa hiwo jangaha bamuhaye ka keke kateguwe na wa mwirasi wabo tazana sasa hakuno wahamagaye ngo bamusakurije ngo bamufashe batabare baje kumukomangira ni umukino wo kukirwa niki muri bande Mrs. Robinson rwose Mrs. Robinson niki ninde yagusakurije tumufate tumufunge n'imbwa zo hakurya hariya zimo kumukira buri kanya zimoka hakuno imbwa zabo zamukira buzukuntu usinzira rwose muzibere uburozi muzice zeka kunsakuriza polisi yaragowe atuza yewe imbwa zabo muzibere uburozi zipfe urumva cyangwa mbere kuri bafane banyango mwansuzuguye sasa ngaha byarabacanze nibaza uko bafunga imbwa ngo zireke kumoka dore ko baciye urusaku gusa urw'imbwa rwo ni ikindi kibazo cyangwa banyirazo bazashyira sound proof barikomereza akazi karani n'ijyankurye banyirimbwa baziguze bazazambike sound proof zababangamiye cyane abaturanyi